niko barezwe, niyo mashereka bose. Ntushobora kugira ngo ufate n'abahutu mubwirwa w'imbwa umuhindure umwana w'imbwa. Bamaze imyaka 100 ari imbwa. Ibyo ndabivuga simbitinya. abo n'abahutu. Urabyumva? Iyo umuntu wamuhaye ubutegetsi umubirya agaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu resultat ziri ntabwo yari umuntu ndabivuga rwose nenye akamugira umuntu. Singimino ikindi guhangana mpora mbivuga buri munsi. Bazaze turahari twarabyaye dufite abana abasore beza ntibabyara bazongere genda bibabwiye kandi nzi ko benshi muriho mu nyumva mubiza mu bijyane. Muzaze tuzabereka abana banyoye amata imyaka 30 uko bambara. Murabyumva neza mwagegera mwe muri aho ngaho muriho mwumverega ndababona murumva mwabahutu mwe nimugende mubwire bene wanyu nimwe mubwirwa muzajye mumukira hanze nk'imbwa ziziritse. Reka mbasoza mbifurize amahoro y'Imana. Ngiye butonese nk'ibisanzwe umanjeho iyi video ntabwo nigeze mbonekera kugihe kumwihangane ndahari. Hari byinshi umuntu abarimo ariko se kandi nabyiraje mwumve uyu mukecuru ibyo ari kuvuga. Bambwiye ko ari umukecuru, nari nzi ko ari umuntu ukiri muto ariko bambwiye ko ari umukecuru ngo ba wikarakasa burya. Nge ntabwo nziranye nawe gusa namumenyeye kuri imihanda. Avuga ko abo bahutu ngo babahatse imyaka 400 kandi ngo bazabamara, ngo babagize abantu. Ariko iyo ugiye ku magambo avuga ukareba n'ibivugwa uyu munsi, wajya kureba ibyo Ekenge Bumusa yavuze bakamugira kuriya kubera ko ari umubantu n'abandi nkawe benshi bazira akamama. Wibaza nibiba babyumva. Twikomeza ku ngingo yacu ngiye kubabwiraho ni ingingo zigira muri enye gusa tujye kuganiraho. Ku ngingo ya mbere ndagaruka kwiraswa ry'ikigo cy'indege cya Gisangani. Iraswa ry'indege cy'ikigo cya Gisangani mbaha amakuru yuzuye. Kuki ayo makuru yasohotse se benshi banyerekeye tubanyakanduye kiraho umucyo cyangwa se kiraho akadomo utubwire. Kagame koko araharashe ndaje mbabwire. Ubufaransa bwasabye ihagarika ry'imirwano cyangwa se cessez-le-feu, bwasabye ko wazanira ugomba guhagarara. Ndaje mbahe ikivuyemo. Ndagaruka kuri Rumangabo aho mukanya yongeye gukora visit ndetse na drone nyinshi. Aya namakuru nje kubaha. Belarusi yisubije icyubahiro nyuma yuko Iran nayo iri kugenda cyisubiza kandi bari bayifashe nk'agafu k'imvugo rimwe. Belarusi yisubije icyubahiro gute? Kubera ko yaje kwemeza ikintu gikomeye cyane kandi babanyabubasha bari barayisikamiye, ariko kufatanya n'Uburusiya yabitangaje nayo. Ndavuga igihugu cya Belarus. Mwinyemerere mbabwire rero mube hafi mutera gatebe iminota mike itarenze 10 hanyuma twihute muri kino kiganiro. Reka mbashimire mbifurize amahoro y'Imana. Ngiye tonetse nk'ibisanzwe ugira ngo mbahe ayo makuru yihutirwa cyangwa se yo mu ncamake. Ndahera ku Bufaransa. Ubufaransa bwasabye Faci Beto ko agomba ko bwamusabye kuba yashiramo cessez-le-feu ngo hanyuma ngo bakajya mu biganiro. Ibi bibaye nyuma yuko kandi Ubufaransa bufatiwe mu cyuho cyangwa se bamwe mu Bafaransa bafatiwe ku rugamba abandi bakanahagwa ahubwo. Ndavuga Abafaransa bari bafite communication centrale ya drone ubwo bafatirwa hariya hepfo mu Minembwe. Aha byaje gutera panike cyane ndetse Ubufaransa butangiye kotsa igitutu Faci Beto cyangwa se Kongo Kinshasa ngo ijye muri cessez-le-feu cyangwa se hagarika imirwano. Ibi nagumye kuvuga kari ya mayeri ku rugamba. Iyo bamaze gutsindwa bamaze kubona ko ibintu imipango bipfuye igihe cyose basabwa henge. Ese Gisekedi yabyemeye cyangwa se Faci Beto yabyemeye? Ntabwo byakunze kuko Wazalendo yahise bikubitira kure ndetse wa mujenali wanyu muzi Mutayomba aravuga ati twe turi mu mirwano ibya Gisekedi ntabwo tubirimo. Niyo mpamvu ibintu byaje ku rugamba kugera ubwo FARDC yashatse kwitambika ingabo ubwo baje kugaba ibitero. Ndavuga hari muri teritwari ya Masisi, ariko kubera uburyo ki uyu mugabo ari kurwa ariko ibitero ku mivuduko iri hejuru hanyuma FARDC ikabiririka bagakomeza intambara. Ubwo rero cyari cessez-le-feu
cyaje kuburizwamo kuko Wazalendo yarahiye gahunda ni ukurwana, cyane ko n'ingabo za FDNB z'abarundi, umurundi nawe hari ari kurwana nk'uwisize isenda, nababwiye ko umurundi yageze ntari azabukavu. Ibi wenda ndabigira iki kiganiro cyabyo, ariko munyemere dukomeze. Igisangani harashwe na drone ndetse za kamikazi, ni drone zaharashe ejo mu ijoro ryakeye, ubwo drone zajyaga hariya zivuye i Kamembe, ndavuga drone ebyiri za kamikazi zikagurutswa zikaza kugera ku kibuga cy'indege cya Gisangani kitwa kuri aeroport Bakoba. Ahangaha rero Bakoba cyangwa se kuri kibuga cy'indege cya Gisangani, ndavuga hariya muri Sud Kivu. Izo drone zaje gusanga hari ubwirinzi cyangwa se ibyo mwita air defense, ziza kuzisandaza ebyiri, ariko nyuma yo kuzisandaza Kagame yahise yohereza izindi drone n'ubundi irarasa. Ngewe nawe ko mbaha amakuru nkuko ari izasandajwe n'ebyiri, ariko hari indi ya gatatu yari inyuma yaje kurasa ku kibuga cy'indege, ariko amakuru tubwira ko nta byinshi nta byangiritse byinshi, kuko ubwirinzi bwabafashije bwabayambye, kuko centre de communication hariya barifite bikumira ibisasu. Iyo ndege yaje bwa nyuma rero bikavuga ko ari drone idasanzwe yo, ndetse itari drone kamikazi yaje kwarikura igisasu kikaza kugira ibyo cyangiza, ndavuga hariya ku kibuga cy'indege cya Gisangani. Ariko izindi ebyiri bazihanuriye mu kirere muri kilometero 4 mbere yuko zinjira mu kibuga, bahise bazirasa barazisandaza, cyangwa se bohereje za antimissile zisandariza mu kirere. Ibyo rero reka dushimire ko ngo yahabaye mu butwari, yakoze ubutwari nubwo hari yaje kurasa bimwe bikangirika. Kagame yari kwihora, amakuru dufite nuko Kagame yari kwihorera ku gitero cyangwa se ku bitero biri hariya Gisangani, biri hariya Rubaya muri teritwari ya Masisi, kugira ngo acubye cyangwa se agabanye uwo muvuduko, kuko avuga ko indege nyinshi ngariho zihagurukira. Ibi rero nababwiye ko Kagame we intambara adashaka kwihagarika kereka intambara yimutse. Nyuma y'ibyo bitero bya Gisangani, FARDC yaje gusohora itangazo yemeza ko izo ndege zaharashe koko, ariko baje kuburizamo ibyo bitero byo mu kirere. Nkuko mubizi leta bari leta, hari n'ibyaba wenda ikagira cyeka twe tuba amakuru yuzuye, ariko ntabwo wajya gushimisha umwanzi kenshi by'ibyabaye. Gusa nta cyaba kidasanzwe n'utuntu turi aho ngaho duke tutabura kwangizwa na fragment, kuko zasandariye cyangwa se zahanuriwe hariya ku kibuga nyine zageze hafi mu biririro. Iyo ngingo ndayivaho twihute tujya muri Rumangabo. Uyu munsi Rumangabo n'ubundi Rumangabo yongeye kuraswa na Sukhoi 25, ndetse iherekejwe yazanye na ya ndege yayo kabuhariwe yita Kamovu. Impamvu haje Kamovu naje kuyimenya, ira ni indege igenda ikora protection y'indege yindi, nubwo Sukhoi ifite mu bwirinzi, ariko Kamovu ni indege itamenwa cyangwa se n'umutamenwa. Ngo iyo iri hafi y'iyo ndege ntushobora kurekura igisasu ngo kizafate ya ndege nubwo cyayicika Kamovu yagisamye. Ubwo rero niko byaje kugenda. Hakaba harashwe ibirindiro bigira muri 6 hariya muri Rumangabo, ni habaye cyitwa bombardement, ndetse barahatwika cyane. Nyuma Kamovu na Sukhoi imaze gutambuka, drone igaruka kuveya nayo irongera ikora bombardement. Baharashe inshuro ebyiri, baharashe mu gitondo saa 2:30, bongera ko harasa saa 9. Ndavuga iyo ndege ya drone yari gukora surveillance, nayo yaje kongera kurasa bwa bundi bwapfupfunukaga mu myobo, yongeye gukora bombardement ku bitero bya drone, kandi byakozwe neza cyane. Rumangabo RDF ikavuga ko igomba kuyiva, bikuvuga ko iri gusohokamo iva muri Rumangabo, ndetse bari gusaba ko bajya Nyiragongo, ariko Nyiragongo ka byaranze. Ndetse amakuru dufite nuko kuri uyu mugoroba RDF yabitangije ibitero Nyiragongo Karundura, ngo ijye kwigarurira umusozi wa Nyiragongo, ariko si byayinaniye imaze umwaka irwana, izakora hizo ngabo zigamburuze. Ndabona bidashoboka, ntabwo napfa kuba amahirwe. Igihugu cya Belarusi cyamaze kwemeza ko kimaze gitunze intwaro kirimbuzi, byemejwe ko rwose cyamaze kuzikora, kandi kibitseho iyo ntwaro ikomeye cyane. Mbibutse ko igihugu kibitse iyo ntwaro ntigiterwa, cyahita kire kuri ibyo bisasu, ntabwo giterwa, kirazira.
kiba gitanze gasopo. Nicyo na Iran iri gushaka ariko abahanga bakuvuga ko inazifite. Ubwo rero mbibutse ko ubwo nacyo cyagiye mu bihugu 10 cyaba igihugu cya 10 gitunze intwaro kimbuzi mu isi. Urumva rero ko ni intera ikomeye, ariko nta kabuza abahanga bavuga ko akora kandi inshuti y'Uburusiya yakadasohoka yaba yarayibafashijemo. Mwakoze rero ndaza kugaruka, ariko kandi hari ikiganiro nabemereye tugomba gukora mu masere cyangwa se yo mwita episode. Icyo kiganiro kizatangira ejo ku gisambo cyangwa se ku bisambo n'abagambanyi nabemereye. Ejo nzatangira episode ya mbere, mube hafi kuko ejo ku isaha ya saa 8 no ku isaha ya saa 7 ku isaha ya Kigali tuzaba turi live muri icyo kiganiro. Ubwo mube hafi kuko ku isaha ya saa 7 ku isaha ya Kigali icyo kiganiro kizatambuka. Ntekereze ko muzamuri hafi kugira ngo mbagezeho episode ya mbere iby'ingenzi namaze kubyegeranya. Mwakoze rero, ndaza kugaruka mukanya. Bye.